umva icyo nifuza mwami Mana yanjye uhora umbonera mu maraso umva icyo nifuza mwami Mana yanjye uhora umbonera mu maraso ni wowe wenyine werurusha bose ubuntu no gutungana umva icyo nifuza mwami Mana yanjye uhora umbonera mu maraso amaso yanjye shaka kureba ubwiza bwawe amatwi yanjye nayo fuza kumva ijwi ryawe pfukamye imbere yawe Yesu ugutwi umbwire ibyo unyifuzaho mwami nanjye ndabikora humura amaso yanjye shaka kureba ubwiza bwawe amatwi yanjye nayo yifuza kumva ijwi ryawe pfukamye imbere yawe Yesu ugutwi umbwire ibyo unyifuzaho mwami nanjye ndabikora bwira ndabikora bwira ndabikora bwira ndabikora mwami Yesu iteguye kubikora bwira ndabikora bwira ndabikora bwira ndabikora mwami Yesu iteguye kubikora kagiye kitagira iherezo na joro ridacya ahari bwaba bwije muri wowe wizere ko bucya wa munsi wawe wategereje dore ukugezeho azugahabwa rya sezerano wasezeranijwe ukabwire Imana yawe ugirire ikibazo ahubwo ugirire ikibazo ukomera kw'Imana yawe izagufasha kuko Imana winanirwa ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo izagufasha
Uwiteka n'umwungeri wanjye ntacyo nzakena anzengurutse imbere n'inyuma imubikaribye iyo ndemerewe nihebye iwumpumuriza akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima ukabwire Imana yawe uririmba ikibazo ahubwo bwira ikibazo komera kw'Imana yawe izagufasha kuko Imana sumu binanirwa ikibazo ahubwo menya yuko nawe iruta ikibazo izagufasha karibu hano iwacu nubwo mwasanze hari akabeho kenshi ariko mumwicaye mutagwara umusonga iryo ni ijambo ry'abasanga abashitsi ntibaba barize rero ndabishimiye cyane wa wundi wasoma ijambo ry'Imana ntabwo ndi mu bavuga butumwa b'igiterane cyangwa se bateguye kwigisha teme ndavugaho umwanya muto abavuga butumwa babisengewe banabiteguye barahari baza kutuganira ijambo ry'Imana ariko nanje sinja kure naho igitabo cya Ezekiel igice cyaho cya 20 urahera kuri 27 umanuke wiki kuri 30 Ezekiel 27 ukamanuka kadusome twese twahabonye mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero mwana w'umuntu uvugane n'ab'inzu ya Isiraheli ubabwira uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo baso barantutse ubwo bancumuyeho kuko maze kubagenza mu bihugu ico narahiriye kubaha babonye umusozi muremure wose n'igiti gitoshe cyose baherako barahambira ibitambo byabo kandi baba aribo babiturira ituro ryabo barandakaza bahosereza imibavu yabo kandi bahusukira n'amaturo yabo n'ibyo kunywa yego maze ndabaza nti impamvu z'izo ngoro mujyana niki nico catumye izina ryazo ryitwa Bama kugeza n'ubu. Amen. Gitabo cha Habakuki igice cyaho ca mbere umurongo wa 2 wonyine. Habakuki igice cyaho ca mbere no kuri 2 kadusome. Uwiteka we nzataka utanyumva ngeze ryari ngutakira iby'urugomo ruriho ntubinkize. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Reka mvuge mu mwanya mutoya ijambo rijanye na teme yacu ariko nje nari hawe mutwe w'amagambo uvuga ngo nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye. Habayeho kumenya Imana ngo buce tumaze kuyimenya turayimenyera. Akamvuga iryo jambo nimara
nicara abakozi b'Imana baza kutugaburira. Kare batuganirije amagambo meza ajanye no kuganira hejuru y'ijambo twatuvuga yuko Imana igomba kugira neza tukongera gusubira iwacu muri gakondo. Babimbwiye tekereza amagambo menshi ariko aya ngaya bariyo andusha ingufu cyane. Mutima urambwira ngo uganire hejuru y'ijambo rivuga ngo nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye. Aya magambo dusomye mu gitabo cya Ezekiel, Imana yonyine niyo yabwiye Ezekiel ngo agende abwira ubwoko bw'Isiraheli. Iramubwira yonyine ngo umva uko Uwiteka avuga kandi ubwira Abisiraheli. Ariko muri aka kanya reka tureke Isiraheli tubwire ubwoko bwacu. Tureke kuvuga abandi bo hirya, tuvuge twebwe turi hano. Nta bundi bwoko bwagiriwe amahirwe nko gutunga Imana kimwe, sinzi wenda simbizi cyane, sinsoma indimi nyinshi sinzizi ngo wenda ndebe mu mateka, hariho wenda na za Isiraheli. Ariko niba ari igihugu cyangwa ubwoko bwagiriwe amahirwe bwo kumenya Imana kandi bakavugana n'Imana, Imana ikabakoresha ibitangaza n'imirimo, n'ubwoko bwacu. Niba ari ubwoko bwagiriwe amahirwe bukavugana n'Imana, bagasengera abagwayi bagakira, bagakiza indwara zikomeye, Imana ikababwira ikintu none ejo kikaba, ikabereka inzira, ikababwira ngo iyi ntimu yicemo muce muri iyi ngiyi muzogera kuri ibi, n'ubwoko bwacu. Ariko nyuma y'aho ngaho Hezekiya yavuze aravuga ngo umva basogokuruza na baso batutse Imana. Dukeneye kuko bashobora kutubwira ngo nituzamuke ruguru, ni byiza na amahoro, ariko hari impamvu itotuma tutazamuka ruguru, idatewe n'amayi, idatewe n'ababembe, idatewe n'abanyintu, idatewe n'abafurero, itewe natwe ubwacu bwite mbere yuko twamenye Imana ngo tumare buce mu gitondo turayimenyera. Nyuma yuko twahawe Yesu Kristo, aravuga ngo baso na basogokuru batutse Imana. Batutse Imana, bamenyereye Imana. Imana yaratwijiye tujamo. Apotre yabitubwiye ku mama, yatubwiye ngo Imana ije kurema umuntu. Yaduhaye urugero aratubwira ngo izi gufungura ikabanza ikakwinjizamo ibintu ikabona kugushira ku isi. Ariko twebwe twamaze kubona Imana ni kiye giterane cyokogwa cy'abamambure ngo kireke kwitabwa. Ariko inyungu z'igiterane zivuyemo nizi. Twagomeye Imana tuja mu byaha, imitima yacu itarahindukira ngo ize yikubite hasi isaba imbabazi Imana. Twongere dutakambira Imana tuyibwire ngo niba ari abatubanjirije, niba ari twebwe turiho, wa Mana we tubabarire. Ariko wongere ugarurire ubwoko igihugu. Haleluya. Mwonemerera ngatanga haleluya. Zamurira Imana ishobora. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndabizi ko aho ngaha nti mwonyeganyega mwari mwasaze hano ibyuya byari byatse. Aha nti munyeganyega ukumumaze kugira gucya niko muyimenyera. Bararangiza benshi baje gusomana hano aha ku muryango. Yariko yuzuzwa, yariko yandika amandiko, yariko atera ikorari bakamwikiriza, ararangiza hano afite uwo basomana. Na pepe. Igihugu kizokira, mwebwe mwateje igihugu akajaga. Ntabwo ibyacu byose ni akamenyero. Nta mupagani tugira, mupagani wacu bamwikanisa. Ibindi bihugu bigira abarozi bakaja hanze bagakora, ariko abarozi bacu aho babarizwa ni mwikanisa.
ibindi bihugu biteye imbere abasambanyi babo babakure bagahembwa amafaranga akomeye, ariko twe abasambanyi bacu baba ku gatuti. Ibirara zayogoshe mu bindi bihugu bigira amafaranga, birahembwa na leta, bizwi na leta, ntawo bakoraho, ariko twebwe zacu zananiranye. Bamwe n'abadiyakoni, abandi n'abakuru b'abayumbe, abandi n'abaperezida ba korari babamuno. Nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye. Amen. Kangire ucha nishake nsozi. Nukuri yatugezemo asigaye abana natwe. Ngwino yozewe umutima wawe, umutima uraririmba yuko nabohowe rwose. Negereye umwami Yesu, les hommes pro de vakita shine banwa zamuri Imana icyubahiro. Haleluya, mwagomeye Imana, baso n'abasogokuruza batutse Imana, bagomeye Imana, bagiye mu bidakwiriye. Habakuki yavuze ngo Uwiteka we nzataka ngeze ryari. Muzi igihe tumaze dusengera kino kibazo, nzataka ngeze ryari utari kunumva, ariko ngo buri gihe iyo nsenze uzunere tuzureba uzutwereka ibibi twakoze, ariko ntibohindukira. Akagombye kugira ubundi ejo guhera mu gitondo abapotre n'ababishop bakicara, ejo guhera mu gitondo umumambure wese uri hano hakabaho guca kundarasa, hakabaho guca kundaraza, kandi Imana ikazishoboza abakozi b'Imana n'abanyamasengesho. Udaciye kundaraza neza bagasenga bakamenya icyo yasigaje, bakamubwira ngo wewe uragaruka, kandi utagaruka urava mu bwoko kuraduteza ikibazo. Gira gucya uri muzima ariko hane mwisi. Bwana sifiwe. Mwicare nsozi kindi gihe bazompa kanya tuzamura Imana ishobora. Haleluya. Habakuki nawe Imana imwereka amagambo aravuga ngo zotaka ngezega. Ku gice cya gatatu cya kino gitabo Habakuki yaravuze ngo Uwiteka we mbabarira uhembura umurimo wawe, mbabarira ngo uhembura umurimo wawe ngo muri ino myaka ya nyuma, ngo kandi no mu burakari wibuke kubabarira. Turagusabye Mana, nubwo twagomye ariko wibuke kubabarira, wibuke kubabarira. Nubwo abantu imitima yabo itayiza ngo yikubite imbere yihane, ariko wowe uzurangiza kure utanga imbabazi, utanga imbabazi. Twamenye Imana iratwinjira itujamo itwicaramo, ariko turayisuzugura, tuyifata nka mukuru wacu, tuyifata nkibonetse, tuyifata nkibonetse nkiraho ngaho. Umuntu nugushamburiye yarangiza gushamburiya, uwamaze gushamburiya akamutereta akamusambanya. Niko tuzawita umurozi wa maruka mutereta, sino kwita umuntu umurozi ngo nimara musambanya. Ugiye iwe gusenga uzawiriga umutuka ngo ni ruhagwa, akohereje message isa niremereye, ukajiwe ukaja gusenga, ariko twagera hirya ukavuga ngo uri hano umurozi. Umurozi uri mukwirwa mu urya imisima. Twazifite izo ntambara nishi z'abayumbe, akakubwira ngo muri mu materaniro azamwita umurozi, nyuma y'amateraniro ntaza umurozi, nyuma y'amateraniro ni umugore we, nyuma y'amateraniro ni indaya ye mapepo. Bamara bakemera ngo ko barakoreshwa n'Imana. Iyo ni magisi umwuka w'Imana. Ha mwuka w'Imana wotereta ubwira umuntu ngo tereta numara unamusengere. Twamenye Imana turayimenyera. Ntundi sinzamenye Uwiteka yahinduye ibihari nkabijya bya mbere, iba yaramanuye inkoni igakubita.
niba ari ubwoko ikunda n'ubwoko bwacu iradukunda kandi cyane ariko abandi bakoraga ikintu cyose yonyine ikimanukira ikabahana ariko Imana itayiduha umwuka nk'uwa Eliya sarire noneho muze kunsengera bashumba umwuka w'umuriro gusa gukongeza aho usanze umuhungu yasombana ugakongeza ibintu byose kandi twotwika babiri abandi bose boreka Imana igomba kutumanira umwuka wifuhe kijyaye y'umukozi w'Imana wari kubabwira ngo ni akajagari kari kabaye nawe muze tuje kwerekana Imana nyama muze tuje kwerekana Imana iri bumanurisha umuriro iyo niyo ma baragenda ku musozi w'Ikarumeli kunda amagambo yari yaravuze ngo Mana Ibrahimu na Isaka na Yakobo ariko nkunda ijambo yavuze aravuga ngo Mana ngo nanje umugaragu wawe ariko Yesu we tiwongira nka Eliya ngo kweli igomba kuduheza imbaraga nk'izahiri cyakabiri kadutiza umwuka w'abana b'inkuba Yohana na Yakobo turista kubera ko ibintu byama bigira gutya birashanjemwa ikibaye cyose ni mwiteraniro ikibaye cyose ni korari ikibaye cyose ni pastoro ikibaye cyose ni evangeliste ikibaye cyose mwamenye Imana murayimenyera tabivuze neza aravuga ngo nuwite kubintumye ubabwiye ngo imva ikibazo washaturutse basona basogokuru ngo batutse Imana ngo bagera mu gihugu cyiza batamba ibitambo bidakwiriye baranezegwa ni ikihe gihugu cyari kiruta kiriya cyacu ni ikihe gihugu cyari kimeze nka kiriya tumune mukona hano ko siwe zitwara abantu bagafa twara bayiriya mu nzuzi ntizitwara abantu ariko mutaruna siweje zagwa hano umwaka ushize yari tumaze se n'umwaka ushize urebe ngo ubucafu butwaye umuntu urebe n'ukuri kw'Imana igihugu zotembera ukabura aho uruzi ruva ukabura aho rutembera ariko twabaye munsi tutarabona inzuzi zitwara amazu ariko ejo bundi Imana ngo ikora igitangaza siweje zitwara amazu ndahumikwa libaganze ijambo We'll be right back.
duhe Imana icyubahiro. Maloko wa Bwana akishuka, nitaimba kama Daudi. Kama Roho wa Bwana akishuka, nitaimba kama Daudi. Kama Roho wa Bwana akishuka, nitaimba kama Daudi.
We'll be right back.